kugira ngo Imana yongere tubone mu murongo twahozemo kera. Dukwiye kongera gusenga, dukwiye kongera kugira umwuka, dukwiye kongera kumenya ko Imana yadutabaye ndetse kimara no kudutabara itugeza ku rundi rwego twe dutakekaga. Dukwiye kwitura Imana ibyo yagiye dukorera nk'abanyarwanda. Zitari zirimo amavuta, mu yandi magambo bivuze iki? Yabasanze baramaze gusubira inyuma, abandi bakibirimo. Mwene data, turi ku musozo, unyemerere kino gihe tugezemo wiminjiremo kandi gafu, ku buryo naho umukwe yazaje gutwara itorero yasanga ukiri mu murongo, ku buryo naho Yesu Kristo yaza aka kanya yavuga nk'uko bisa kose uyu nguyu amaze gusubira mu murongo. Tumwa rya hangaha sinavuga ko rifite imbaraga cyane, kuko mu bantu ngenda mpura nabo dusengana usanga baragiye bagwa mu byaha bitewe n'abantu bita abakozi b'Imana. Icyo sinabura kukivuga. Ikindi hano mu Rwanda ubona yuko abantu benshi bagiye bafite ibikomere, bagiye bakomerekera mu nzu y'Imana. Bivuze ngo ntabwo navuga ngo ivuga butumwa hano mu Rwanda rifite izindi mbaraga nziza cyangwa se riri hejuru. Imana ijya ibibona ibyo abantu bazi ko Imana itumvishe cyangwa itabonye, irabibona. Nongera mubwira ngo ushobora kujya gukora icyaha ukagira ngo abantu ntibakubonye, ariko ijisho ry'Imana rikakubona. Mu yandi magambo nongera mubwira ngo hari abantu Imana yagiye iza gutabara, niyo message nari ifite. Ariko mu gihe ngo uje kubatabara ikabura ahantu yahera, bitewe n'iki? Bivuruguse mwivata, bariyandurishije ndetse bivanze n'andi moko, niko Imana ivuga. Ariko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ndetse uwo muntu nagarere mu nzira z'abanyabyaha. Yes, ndabasuje cyane bakunzi ba Humble Goodness TV, ndabasuje ndabaramukije cyane mwe mwese mudukurikira muri mwihugu bitandukanye, yaba bya Afrika y'Amajyepfo, Afrika y'Uburasirazuba, Iburengerazuba n'Amajyaruguru mwese, kandi ndasuhuza bari ku mugabane w'Uburayi, Amerika ndetse na Oceania mwese, na Australia mwese mwimve mwikaze. Iyi mukurikirana rero ni Humble Goodness TV, nge mugiye kubana nawe ni CEO wa Humble Goodness TV, ariwe Hagenimana Adolphe cyangwa unyita Dari, byose nayanjye, cyangwa unyite Bishop Bakebure, yose ndayemerewe. Uyu munsi rero twagize umugisha ukomeye cyane wo kubonana na no umugabo ufite izina rikomeye cyane nanjye kurivuga ndumva bikomeye cyane. Araza kwivuga nawe ni umuntu mukuru nk'uko muri kumubona kuri kamera zacu za YouTube channel yacu. Tugwaye ikaze, wibwira n'abakunzi bacu ba Humble Goodness TV. Murakoze cyane ko mikaze mwe mukunda gukurikira Humble Goodness TV. Amazina nitwa Prophete Karoli, ariko amazina y'ababyeyi nitwa Habineza Sharire. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko ngaragaye kuri zino kamera, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko ndi muzima, ndetse nawe uhurikiye muri uno mwanya ukaba uri muzima. Nshuti yanjye nkubwire ngo Imana ibatanze ingabo nyinshi kugira ngo ngewe nawe tube tubasha guhumeka kubw'ubuntu. Imana ni guhereza umugisha. Murakoze cyane, murumva ko turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane, Prophete Charles Karoli. Mu by'ukuri rwose ni umugisha ukomeye cyane. Mbifuriza kugira ngo rwose ikiganiro tugiye kugirana nawe nimucikwe, kuko hari byinshi, hari ibibazo mugenda mwibaza bigiye bitandukanye. Nabifuza kuza gusengerwa rwose, akaba ari mu mavuta yo kuba yabasengera. Araza kubasigira nimero yiwe hano kuri channel yacu kugira ngo umukeneye wese abe yamuhamagara. Charles rero tugize umugisha rwose wo kubonana nawe. Nge ikibazo nagira nkubaza, undi Prophete Karoli avuka he? Ese ni ingaragu cyangwa arubatse? Ese yavukiye he? Ibintu nk'ibyo byose. Ibyo nibyo ngiye mbaza. Nicyo kibazo. Mu yandi magambo ngewe mvuka Rusizi, ariko twahemutse kera. Icyo kirahagije. Yego. Ndetse cyuko ndi umugabo cyangwa se ndi umusore, niba nubatse cyangwa nkaba ntubatse, si ngombwa kubivuga mwuka ntabinyemereye. Ariko impamvu ntabwo nje kubatereta, ntabwo nje no gutereta, nje kuri zino kamera tugira ngo tuganire. Yego. Nuza kubona ngo uterese ndaba mvangiwe. Urumva sindi buvangirwa, ubwo baba ikintu kibaye ibanga.
mbo bitewe nuko amakuru buriya buri muntu wese aba afite amakuru yari private adashaka gushyira hanze. Ariko urumva ko umwuka w'Imana atamwemera kugira gute. Gusa ndi umuntu mukuru, ashobora no kugira inama bubatse, ashobora kugira inama abasore, bishobora kukunanira mu rugo uri umugabo ukambaza, cyangwa se nanone uri umudamu ukambaza, mbere yo guhugura abantu, by'umwihariko abantu b'Imana, ibitagenda mu rugo ukaba wambaza ati mbese umugabo yabigenza bite, mbese ko umudamu wanjye hari icyo nkeneye ko yakora nabinyuza mu yihe nzira. Izo nama njya nzitanga, njya ntanga n'inama ku bashakanye, mu yandi magambo nicyo nshatse kuvuga. Ni byiza cyane, ni byiza cyane. Urumva ko ukora umusanzu ukomeye cyane wo kugira ngo ingo zirusheho kugira gute kudasenyuka, na cyane ko muri iyi minsi tubona ingo nyinshi ziri kugenda zisenyuka bitewe n'amakimbirane agiye ari mu rugo, aho Satani ubona ko yazihagurukiye cyane. Ariyo mpamvu tugomba gufata umwanya tukajya tunasengera ingo cyane, kuko ntago byoroshye. Rero Imana iguha umugisha kuri icyo kintu rwose, navuga kuri uwo musanzu utanga wo gufasha abantu bubatse ingo kugira ngo zikomere. Urakoze cyane. Ikindi nagira ngo baze se Profete Karoli yatangiye umurimo w'Imana ryari? Ndumva maze imyaka igera muri 15 mbatijwe mu itorero rya ADPR. Ariko icyo kintu si cyo nirata, ahubwo nirata Imana yampamagaye ikangira umukristo. Nicyo kintu nirata, ko Imana yangira icyizere ikamvana mu bubata bwa Satani ikampereza umurimo. Icyo nicyo shima Imana. Imana ishimwe cyane rwose. Imyaka 15 ni myinshi cyane ukora umurimo w'Imana. Ufite experience ikomeye cyane, uhura n'abantu bakomeye cyane. Ni byiza cyane. Hanyuma se uyu murimo w'Imana mu myaka 15 yose ukoreye hano mu Rwanda? Mu Rwanda nahakoreye umurimo, Zambia mpakorera umurimo, Uganda ahitwa mu Kiyindi mpakorera umurimo, Malawi ahitwa Mangochi mpakorera umurimo, ndetse na Rirongwe na Zambia za Matero. Ndumva ari mu Kimwari, niba ari mu Kimwariya naho nahakoreye umurimo, ndetse no mu Rwanda mpakorera umurimo hano mu uyu mujyi wa Kigali. Bivuze ngo muri icyo gihe maze kuba umukozi w'Imana, cyangwa se Imana imaze kungira icyizere, ntabwo ndicara gutyo gusa. Ndabyumva aho Zambia nanjye ndahumva rwose, nigeze kuhaba za Matero. Ubwo ni umurimo w'Imana ukoreye hariya za Kiboriya rwose. Reka dusuhuze abantu bari mwabira bice bya Zambia rwose, cyane cyane quartier ya Matero, badukurikiye cyane na za Riranda. Tubifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana ibe kuri bo cyane rwose. Hanyuma se muri gukora umurimo, ukora umurimo ujyanye n'ivugabutumwa, gusenga, kuririmba, ukora uwe murimo? Ni ukuvuga ngo ndasenga nk'umuhanuzi, nkabwiriza nk'umuvugabutumwa. Ikindi nanone nkora mu nzu y'Imana, ndi umuririmbyi, mfite alubumu ebyiri, mfite indirimbo zigera muri 28 zasohotse, ndetse ziri kuri channel yanjye yitwa Karoli TV. Izo ndirimbo ziriho. Ndumva rero ndabwiriza, ngasenga, nkanaririmba, niyo mirimo nkorera Imana. Ufite indirimbo alubumu ko numva alubumu zabaye ebyiri. Indirimbo 28 ndazifite. Utumye ngira ikibazo cy'amatsiko. Kuri alubumu ya mbere indirimbo wumva ukundaho cyane ni iyi? Ni indirimbo yitwa Gumana nanjye niyo iri kuri YouTube channel yitwa Karoli TV. Rero ndabwira abakunzi bacu ba Mbogune TV kugenda mugakora subscribe rwose, mukumva niyo ndirimbo Gumana nanjye. Urumva ko byasa kose ni indirimbo ifite ubutumwa bukomeye cyane. Hanyuma se kuri album ya kabiri naho hari indirimbo wumva wakunze cyane? Hariho indirimbo yitwa ngo Ambuye Sanama. Indirimbo nakoreye muri Malawi. Icyo kirimi ko numva Imana ntabwo ibeshye. Imana ntibeshye. Imana ntibeshye. Ambuye Sanama. Ambuye Sanama. Okay, dusuhuza n'abantu cyane bari za Malawi, cyane cyane za Rirongwe. Rirongwe na aryo ramo gihundi. Brantaya hose. Tubifuriza rwose kugira ibihe byiza.
Ya ni byiza cyane. Izo ndirimbo izifite amashusho ni zingahe? Gumana nanjye ifite amashusho ndetse n'indi ivuga ngo amarira y'igitondo, irimo amagambo avuga ngo uyu munsi wa none ushobora kurara uri kurira ariko mu gitondo nawe wavuza impundu. Nayo ifite video, hariho na lyrics. Yego. Ubwo rero wagiyeho wafashwa n'Imana kwandika Habineza Charire ugahita ubona channel yitwa Karoli TV. Yego. Ya ni byiza cyane. Ubuse ushobora kutunyuriza akantu kajyanyeho kuturimba amasegonda niba 30 kuri Gumana nanjye cyangwa se iyo yindi wari utubwiye? Ntabwo bishaka. Okay. Ariko ko byaza kose iyo ndirimbo mwebwe mudukurikiye kuri Yambo Goodness TV mushobora kuza kugenda mukajya kuri Karoli channel yiwe TV mukayireba rwose mukayumva. Ubu ngewe rwose ubu ngubu namaze gutera akantu rwose mukanya ndabandi kuyumva, ariko mukore nyaboneka subscribe ku bakunzi rwose banjye, nawe mugira ukuntu mukanda kuri subscribe mukore share, ari mu ibiganiro bitandukanye n'izo ndirimbo muzamuzumva. Ya Karoli, hanyuma se ko numva wazengurutse ibihugu byinshi, hano mu Rwanda niho ukorera cyangwa usanzwe uri muri ibyo bihugu ugendayo? Sanzwe ngenda. Usanzwe ugenda mu Rwanda mu buryo bw'ivuga butumwa. Yego. Ariko mission ifite cyangwa se gahunda afitanye n'Imana, igihe nimara gukora icyo Imana ishaka ko nkora cyangwa se kuyivugira, ndumva nzahita ngenda. Yego. Ya ni byiza cyane, ni byiza cyane. Buriya natwe hari igihe tuzagufata kuri sentire, ntabwo uzadusiga natwe turebe ko twagera muri ibyo bihugu by'ibwota amasimbi. Yego yego. Ya none se ari akabazo nyangira kamatsiko ko kubaza abantu bakora ivugabutumwa hano mu Rwanda. Ubona ivugabutumwa hano rihagaze gute? Ivugabutumwa ry'ahangaha sinavuga ko rifite imbaraga cyane kuko yego mu bantu ngenda mpura nabo dusengana, yego usanga baragiye bagwa mu byaha bitewe n'abantu bita abakozi b'Imana. Yego. Icyo sinabura kukivuga. Ikindi hano mu Rwanda ubona yuko abantu benshi bagiye bafite ibikomere, bagiye bakomerekera mu nzu y'Imana. Bivuze ngo ntabwo navanga ivuga butumwa hano mu Rwanda rifite izindi imbaraga nziza cyangwa se riri hejuru, mu gihe hari abantu bafite ibikomere basengana nabyo kandi bakomerekejwe n'abantu b'Imana. Ndetse abatafite ibyo bikomere by'abantu b'Imana bakomerekeye mu nzu y'Imana. Bivuze ngo mu yandi magambo sinabanga ivuga butumwa riri hejuru. Ntabwo ariko nabivuga. Bivuze ngo ahubwo dukwiye kugira imbaraga nk'abanyarwanda, dukwiye kongera kwiminjiramo kandi gafu. Mu yandi magambo niko nabivuga, kugira ngo Imana yongere tubone mu murongo twahozemo kera. Dukwiye kongera gusenga, dukwiye kongera kugira umwuka, dukwiye kongera kumenya ko Imana yadutabaye, ndetse kimara no kudutabara itugeza ku rundi rwego twe tutakekaga. Dukwiye kwitura Imana ibyo yagiye dukorera nk'abanyarwanda. Urakoze cyane. Icyo kintu koko nibyo, hari abantu benshi usanga bisha mu murimo w'Imana, ugasanga benshi na benshi ibyo barimo bakora ugasanga bihabanye n'izina bafite. Mu by'ukuri hari umuntu umwe werutse kumbwira ati n'iri funga ry'isengero buriya biri no mu mugambi w'Imana. Ndabihamya nanjye kuko ngo insengero rwose zari zigeze ahantu abakristo babacyucyura n'utuntu twabo bari bafite, na His Excellency yarabivuze rwose. Usanga rwose insengero ahantu zari zigeze, hari ahantu usanga umukristo utuntu twe twose bashaka kugira gute kutumwaka. So mu kintu rero mbona cyo icyo kintu uvuze cyo turaryamanye 100%, ahubwo ariyo mpamvu tuvuga ngo dusaba Imana, dusaba imbaraga kugira ngo tureko ubukristo bwarushaho kugira gute kongera kugaruka mu bantu. Yego. Ni abantu nibumve ko bazagenda bagendereye kuba wenda bashaka amaronko ibintu nk'ibyo, ahubwo babanze bumve ko bashaka ubukristo. Rega n'ijambo ry'Imana yabivuga ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibi nibyo tuzabyongerwa. Ijambo ry'Imana yabivuga niko rivuga. Rero Prophet Karoli, ndumva rwose ikiganiro cyabaye cyiza cyane. Ndumva twakabaye dukomeza ikiganiro, ariko ndabona amasaha ameze nk'ari kudufata, n'ikirere kitameze neza.
bishobora kubyara imvura. So ikintu wumva warenzaho ni iki mbere yuko usengera abantu? Ikintu narenzaho mbere yuko twasengana, yego, reka maze nkubwire ngo Bibiliya Zaburi 50:21, yego, aravuga ngo ibyo ngibyo abantu barabikora, cyangwa se nibwo buryo ndi kubivugamo, barabikora bakibwira ko bahanye n'Imana, ngo ariko ngo izabahana, ngo ndetse ibishyira imbere yabo uko byose bikurikirana. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Ni ijambo ry'Imana riravuga ngo igiti cy'umutini Yesu yakigezeho arakivuma kuko yarakiburanye imbuto. Bivuze ngo dukwiye kwera imbuto mu gihe gikwiye ndetse n'ikidakwiye, kuko Bibiliya irongera ikavuga ngo abakobwa 10 ngo harimo 5 b'abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Aba bapfu ubwo Kristo yazaga gutwara umugeni, ngo yasanze bamwe 5 imperezo zabo zitari zirimo amavuta. Mu yandi magambo bivuze iki? Yabasanze baramaze gusubira inyuma, abandi bakibirimo. Mwene data, turi ku musozo, unyemerere kino gihe tugezemo wiminjiremo kandi gafu, ku buryo naho umukwe yazaje gutwara itorero yasanga ukiri mu murongo, ku buryo naho Yesu Kristo yaza aka kanya yavuga uko bisa kose uyu nguyu amaze gusubira mu murongo. Zaburi yo nk'uko ibivuga ngo nkuko nari maze kubivuga ngo ibyo bakora batagara ingwizabishyira imbere yabo uko bikurikirana. Iyi Zaburi ishatse kuvuga iki? Iraza kuvuga ngo mbese n'ibyo abantu bakora atagaragara Imana yirabireba, ibyo abantu bakora mu rwihisho Imana ijya ibibona, ibyo abantu bazi ko Imana itumvise cyangwa itabonye irabibona. Nongera nkubwira ngo ushobora kujya gukora icyaha ukagira ngo abantu ntibakubonye, ariko ijisho ry'Imana rikakubona. Mu yandi magambo nongera nkubwira ngo hari abantu Imana yagiye iza gutabara, niyo message nari ifite. Ariko mu gihe ngo uje kubatabara ikabura ahantu yahera, bitewe n'iki? Bivuruguse mwivata, bariyandurishije ndetse bivanze n'andi moko. Niko Imana ivuga. Ariko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ndetse uwo muntu nagarere mu nzira z'abanyabyaha. Ayiwe Kristo. Amen. Waza kumamagara kuri 07 21 58 035. Ndagira ngo tuze gusengana njye nawe. Ushobora kuba warasubiye inyuma, waraguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Ushobora kuba warasubiye inyuma, warikinishije. Ndetse ushobora kuba warasubiye inyuma, warabaye umujura. Ndetse ushobora gusubira inyuma bitewe no kwikinisha. Ndetse ushobora kuba warasubiye inyuma bitewe no kureba filimi z'urukozasoni. Ariko Kristo aravuga ngo Imana yanga icyaha, ariko umuntu ntabwo yanga umunyabyaha. Bene data, igihe tugezemo nimureke tuvuga Imana dukijijwe. Abacuranzi mucurange mukijijwe, ndetse n'abaririmbyi muririmbe mukijijwe, n'abavuga butumwa mu buvuga ariko mukijijwe. Waza kunyandikira kuri WhatsApp yo muri Malawi nkoresha, niyo nkoresha. Waza kwandika akamenyetso ko guteranya 265 920 21 64 26. Tuze gusengana, kuko birashobora kuba waraguye mu cyaha ndetse bamara kukigwamo ukabura umuntu wasengana nawe. Ariko Imana irakubwiye ngo haracyariho gutabarwa, haracyariho ibyiringiro ko wakongera ukagira agaciro. Imana iracyagutegereje. Impamvu Imana yakurinze kandi warakoze ibyaha, ndetse ibyaha wakoze bikagira babitwara, nuko ari gufiteho umugambi. Wibabaza Imana, wisubira inyuma kandi warugeze mu gihe cyo gutabarwa. Gira guhamya, ugira kwitandukanya. Yego nibyo nagiye mbona message ya bamwe muri gusubizwa inyuma n'ingo, muri gusubizwa inyuma n'abagabo mwashakanye, ukabona umuntu mwashakanye ntazakugeza ku musaraba. Ariko nanone mfite na message z'abadamu batitwara neza, mfite na message z'abanyeshuri. Imana irambwira ngo nimwe maso, kuko Imana igiye guhema no guhana. Irambwira ngo nimugire guhamya, kuko igihe cy'Uwiteka gisohoye. Niko Imana yambwiye. Ushobora kuba waraguye mu cyaha ukabura umuntu mwasengana, ndetse ukabura umuntu wakwaturira, ariko ndahari kugira ngo nkugeze ku musaraba w'Imana. Icyama niyo hakumva umuntu umwe ariko akemera gukizwa. Icyama naho hakumva umuntu umwe ariko agahindura inzira ze. Naza gushima Imana ku bwawe. Mwene data, nta nyungu z'icyaha, icyaha kiramunga. Bene data, nta nyungu z'icyaha,
kuko Imana niba yarakurinze we kuyitura gukora ibibi, Imana niba yarakurinze we gutuma ibabara, kuko umuntu umwe yararirimbye ngo mbese kubabaza Imana ikababara we ni kubabaza uzahozwa nande? Ayuwe Kristo tope enekotando kostifo shando edrome. Igihe tugezemo wibabaza Imana, igihe tugezemo we kubabaza Imana, igihe tugezemo wibabaza Imana mwene data, menya ngo hari uwo wari waramenye, menya ngo hari ugiye kumusaraba kubera wowe. Imana iragukeneye, niyo mpamvu nyuze hano kuri uno muyoboro kugira ngo mbonane nawe, icyampa ukemera kuva mu byaha byawe, icyampa ugahinduka, icyampa ukavuga ngo Uwiteka we mbonye ko nta nyungu z'ibyaha, icyampa nanjye nganezezwa nuko uhindutse, icyampa Imana ikavuga ngo ubwo akijijwe, icyampa nanjye nkakugiriraho umugisha, icyampa nkakugeza ku musaraba, icyampa ukaza guca bugufi, Imana ikaza kukubabarira ibyaha byawe. Ntabwo wajya mu ijuru uri umusambanyi, ntabwo byakunda. Ntabwo wajya mu ijuru uri umunyamoko, ntabwo wajya mu ijuru umunyamagambo, ntabwo wajya mu ijuru wiyoberanya. Ariko Imana irambwiye ngo uze guca bugufi kugira ngo ineza y'Imana ize kukuzaho. Ayiwe mwene data, wisubira inyuma kandi warugeze igihe cyo gutabarwa. Ndagira ngo dusenge, nimero maze kuzitambutsa. Ndagushimiye murengezi mwiza, Imana itagira uko yagenza abantu bahaye. Ndagushimiye kuko uri umubyeyi mwiza, uri Imana yo kwizerwa ndetse uri umunyacyubahiro. Ndawe umeze nk'Uwiteka Imana, ni wowe ujya uvuga ndetse ugasohoza. Mana, icyo bantumye burya uratangaje Mana. Ndatangaye kuko Imana ibintu byose bikora mu mugambi wayo. Ndatangaye kuba ngeze hano hantu muri kano kanya, ndatangaye kubw'amagambo Imana inyujijemo, ndatangaye cyane. Ayiwe Kristo, ndakwinginze umuntu dukurikiranye byari byamucanza kubone, ndakwinginze umuntu umaze iminsi ari kurira mu rugo iwe, nkuko nabibonye, ugira ikintu urema, ugira ikintu utegeka, ugira ikintu urema, ubarwanirire. Imbaraga z'Imana zibohora zibabohore, imbaraga z'Imana zitanga imbabazi zibabeho. Marayika ushinzwe gusenga niyumve rino sengesho nsenze kugira ngo hagire abantu abohora. Tope enekotando shando kostifo niniwa enevo shando kostifo elai. Yesu we, uyu muntu umaze iminsi afite kwigunga umutabare. Tope enekotando uze kumurengera. Ndi kubibona, ndi kubabona bamwe, ndi kubabona n'uyu nguyu uvuze ngo ninjye bashakaga. Reka nkubwire ngo burya Imana igufiteho umugambi inshuti, Imana igufiteho umugambi, Imana ritishaka gukora kuko nawe usenga kina. Hayiwe mbese wakabaye maso, nube maso kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo waba maso ngo wemere kumujura acukura inzu yawe. Nube maso mwene data kugira ngo Imana ikurwanirire. Nubwo bamwe bari gusubira inyuma, ariko ugiye guhamya muri wowe. Nubwo bamwe bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko wowe uvuge ngo Uwiteka namenye. Reka ngarukira aha ngaha. Ndagushimiye Mwami ko hari icyo ugiye gukora. Utabare imfubyi n'abapfakazi, utabare abari mu nzu z'imbohe, ababuze hepfo na ruguru, babuze shinge na rugero batabare. Abandi kubona barwaye, hari n'umuntu ndi kubona nkurikiye ari mu bitaro. Ni enevo shando kostifo, ndi kukubona. Imana igukize, Imana ikurwanirire, ndetse Mana ukize Mwami abarwaye barwanirire, kandi n'abarwaje abarwaza nabo ubiteho bahereza umugisha. Ndagushimiye kujya umva gusenga ni tando kostifo hadrome. Ndagushimiye murengezi mwiza, ndagushimiye ko ari icyo ukoze. Ngicyo washakaga yuko nkora ndagisohoje, himbazwa icyubahiro n'ikibi cyawe murengezi, none n'iteka byose byambaje urakoze. Amen. Murakoze cyane Profete Karori kuba tugiranye ikiganiro, ukaba umaze gusengera n'abantu kuri YouTube yacu ya Humble Goodness TV. Imana iguhe umugisha rwose ukomeye cyane, kandi amavuta agomeze akubeho y'Imana. Abakunzi rero ba Humble Goodness TV, turabashimiye cyane kuba twabanye namwe muri ibiganiro byacu tubagezaho. Ndabifuriza rero kugira umunsi mwiza. Ku bantu mwese mufite akazi, namwe mudafite akazi, ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Mbibutsa kujya mukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho, kandi mwibagirwe gukora subscribe kuri YouTube channel ya Profete Twari kumwe Karori.
ibiganiro byacu rero nakagaruka, mugire umunsi mwiza n'amahoro y'Imana. Bye bye.